Ndabashuje mwebwe mwese abateze amatwi BBC. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. None ni kwa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ikiganiro cyacu uyu munsi turavuga ku munsi w'intwari u Rwanda rwizihiza ku nshuro ya 30. Ku rutonde rw'abamaze gutangazwa nk'intwari z'u Rwanda ni 52 ziri mu byiciro bibiri, icyiciro cy'imanzi n'icyiciro cy'imena, mu gihe icyiciro cy'ingenzi cyo nta ntwari zirashyirwamo. Muri izo ntwari izikiriho ni 39 zahoze ari abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyange mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye, ubu ni mu karere ka Ngororero. Bagabweho igitero n'abacengezi mu ijoro ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1997. Amateka agaragaza ko bose hamwe bari 47 biga mu mwaka wa 5 no 6. Muri icyo gitero 6 bahise bahasiga ubuzima, abandi 8 baje gupfa nyuma. Turabigarukaho muri iki kiganiro. Twasuye bamwe mu bakiriho baradusangiza amateka y'iby'icyo gitero na cyane cyane ubutwari bagize bwo kwanga kwitandukanya hashingiwe ku bwoko hagati y'abahutu n'abatutsi nk'uko bari babisabwe n'abagabye icyo gitero. Kwanga kwitandukanya hashingiwe ku bwoko bwabo nibyo byatumye igihugu kibagira intwari. Turabigarukaho muri iki kiganiro. Muri abo kandi harimo 2 biyemeje gushakana, ubu babana nk'umugabo n'umugore. Twarabasuye nabo turabaha ijambo. Turaganira ndetse n'abakuriye urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, ku buryo intwari zigenwa n'uburyo uwagizwe intwari ashobora kubyamburwa mu gihe yaba akiriho akagaragaza imyitwarire itatira icyatumye agirwa intwari y'igihugu. Ikiganiro cyo kuri wa gatandatu mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Nongeye kubaha ikaze. Buri gihe tuza kunamira aba bacu benyine bazize ibitero by'abacengezi. Tugira ijoro ryo kurara tutaramye ahangaha, bakadusomera za misa, tugakora umunsi mukuru, tukaza kunamira izimba zabo. Ndi ku ishuri ryisumbuye rya Nyange. Nkunduwera Angelique arashyira indabyo kumva za bamwe mu bo biganaga baguye mu gitero cy'abacengezi cyagabwe kuri iri shuri muri 97. Ko mbona ari 2 gusa kandi haraguye benshi. Abandi imiryango yagiye bajyana jya kwashingura, ariko abangaba bo ndabona imva ya muja w'amahoro Marie Chantal twariganaga. Ako kanya bakirasa niwe baherewe yahise apfa. Uriya niwe Ndemeye Valence wiga mu mwaka wa 5. Abangaba navuga ko aribo bahagarariye iki gicumbi, izi mva zabo ko arebye. Abandi bagiye bagenda bashyingurwa mu miryango y'iwabo. Bigitangira twumvise urusaku rw'amasasu muri rusange, kandi urwo rusaku rukagenda rwiyongera. Ariko tujya kurya nimugoroba twabonaga abasirikari bambaye sivile, bambaye teni za gisirikari, ntitwabyitaho. Twe twabonaga ko ari abasirikari basanzwe, ariko bari hano mu kigo. Twariraga hariya twazamukiye, hariya twinjiriye niho refectoire yarira, ariko n'ubumenya ariho abanyeshuri bakirira. Noneho tugahura tunyuranamo. Imigambi yabone ngo kwari kwicira abana muri ntuza barimo bararya, ariko baza gutekereza hari kugira ngo babanze bakore iryo vangura. Twanyuraho bavuga ngo banga akavuyo k'abanyeshuri, natwe twavugisha tuti abanyeshuri akavuyo kabo nyine n'abanyeshuri, gutyo ntitwabyitaho. Ntibabyitaho. Gusa tukimara kwicara nibwo twumvise ayo masasu, abana bakiyumva batise ati sinzi, bakunda kuderanja. Umwe aravuga ati sera umucengezi no, gusa turazeka tuvugira ibitwenge, ariko twumva ko byahindutse. Ubwo rero nibwo bazamukaga begera hano basatira aho twigiraga iri shuri ry'umwaka wa 6. Hano hari akantu bacururizamo udukoresho tw'abanyeshuri, amakaramu, utuntu nk'utwo ngutwo twafasha abanyeshuri vuba, tudukaye n'uduki. Barakarasa, barasa umuzamu wari uhari, baramwica. Umuzamu we yari ahari, umuzamu usanzwe. Ubwo bahita bataka rero na shuri baryatatse. Ngewe umbajije uko nabyumvise, bahise bohereza grenade bayinyuza mu kirahure cy'idirishya. Nari ndyamye nubitse inda,
ihita ifata gutya ihita igwanga icukura mpita ntaka cyane baticeceka utabaduteza. Ubwo rero bahita binjira noneho diregiti. Binjiye amatara yarakaga, ntago nigize mbasha kugira ko twari turyamye uko, ariko ndambura amaso ngo ndebe. Nabonye abagabo babiri bari binjiye cyangwa se abasore babiri bambaye imyenda ya gisivile, bari bambaye ari training y'amashashi pantaro. Nibyo nabashe kubona umwe wari uhagaze mu muryango afite imbunda arimo aravuga ngo ntimushobora kwitandukanya, ngo mwitandukanye abahutu hariya abatutsi hariya. Umwana wa mbere uriya Chantal bishe ahita avuga ati hano nta bahutu n'abatutsi barimo, ati twese turi abanyarwanda. Barongera bati ntimushobora kwitandukanya, twese turi abanyarwanda. Nta wigize atera umugeri ngo avuge ngo cwi nta n'uwabitayeho, hano nta bahutu n'abatutsi bahari, twese turi abanyarwanda. Mubasubiza gutyo. Ubwo rero ahita bavuga ngo si vous refusez vous allez me voir. Avuga gutya ahita asohoka bajya hanze basa nk'ababigira kubiganiraho. Nibwo bongeye kugarukana none, baragaruka noneho bati niba mubyanze murambona vous allez me voir. Bahita bafata imbunda bararasa nta mpuwe, bakajya bohereza munsi y'intama amasasu, urufaya rw'amasasu. Bararasa bana barakomereka, nivu y'amaraso iratemba ku buryo abantu bageze mu gitondo basangaga ishuri ryuzuye amaraso abogaboga kubera gukomereka. Nyine urumva nkanjye nari nacitse akaguru. Baraje bampagarara hejuru, noneho ya grenade ivuyeho bahita barasa isasu ryo mu kibero, rihita ryinjiramo neza, rihita rituritse igufa acikamo umwobo. Nanone amaraso urumva buri wese bari bamukomekeje, abo bapfuye babarashe yari imivu y'amaraso gusa, nta no gutaka. Kandi ngo ntago twatakaga, twatatse bamaze kugenda niho umuntu yagiye ataka. Noneho ubwo bararashe, uwo Beatrice aba yapfuye, Chantal aba yapfuye, Sylvestre yaguye Kabgayi bari bamurashe mu mara mu nda, kuko yabonaga yenda n'undi witwa Fanuel nawe bari bamurashe hano. Niwe nabonaga bakomeretse, njye nararebaga nubwo nari meze nabi, nabonaga ameze nabi cyane kuko amaraso yose yaviraga mu nda, inda yari igeze nk'agatuza ndi bakageza, ariko aza aruka amaraso menshi cyane yakuzura amabasi abiri. Bishoboke ko ari byo byamuhaye kubaho. Ubwo rero twagiye tubona umusirikare arahaje, ashobora kuba yari afite imbunda ntoya, ntago nigeze mbona afite ziriya mbunda bahetse, gusa yinjiye akoze mu mifuka, arinjira ati se shahara akarokotsemo ngo turebe ukuntu twabarwanaho tukabageza kwa muganga. Noneho n'uwahumeka agahita aceceka. Turafunga noneho turavuga tuti bagire ngo twese twapfuye bataza kuduhorahoza, cyane ko bari bitwaje ngo n'intwaro. Hano hanze bahasangaga udushoka, udufuni, izo ntwaro za gakondo nazo bari bazifite. Wumve ko bari bafite umugambi wo kugira ngo barase, noneho baze bacoce, noneho n'udusigaye. Turaceceka rero, ducecetse arongera ati nta karokotse ngo turebe ukuntu twabarwanaho tubageze kwa muganga. Umusore umwe twiganaga witwaga Manuel, uri mweshe Manuel, niwe wabajije ati ese kuko muri abasirikare b'u Rwanda ntimutubeshya? Ati nukuri turi abasirikare b'u Rwanda, ntago tubabeshya, turagira ngo tubatabare. Ahari ko yarazamuye ijwi twumvise atagize, bari bamurase ku gitsinsino cyari gifashe umutwe wanjye nacyo, barasa igitsitsino cye kuko yari kuja ryari gufata umutwe. Ahita agenda acumbagira, ahaguruka agenda akaguru kamwe, mbona arahagurutse. Ati se uyu ninde? Nkumva aravuga bapfuye, yapfuye. Nanjye bangezeho baravuga ati n'uyu nanje yitwaga Angelique nawe yapfuye. Ariko ngenda bumva sinabashaka kwinyagambura, nakubwiye ko abandi buriye amadirishya mbareba, gerageje kwinyagambura numva uretse kugira gutya gusa nta yindi muvoma nabasha gukora. Naranyeganyeze ngo babibone ko ndi muzima. Kurura bamvana mu ntumbi nayo maraso, bakagenda badushyira imbere nkariya. Croix Rouge yahisiza abana baba Croix Rouge bari mu kigo bafatanya n'abaganga b'Inyange. N'abaganga b'Inyange baba barahageze, bagerageza gukora ubutabazi bwihuse, barapfuka ibisebe, ibyanjye byari birenze ipfukire, ntari kubona nuko bapfuka. Hari mbese yari induru n'amarira gusa. Ababyeyi bahagera mu gitondo ndeba bipfutse ibitenge mu mutwe barira, abantu bose bahageze barira, nkabona bararira. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ubu ngeze mu rugo noneho rw'intware ebyiri zo mu ishuri rya Nyange zibana nk'umugabo n'umugore. Sindayiheba Fanuel na Uwamahoro Priska
bombi barokokeye muri icyo gitero cyagabwe n'abacengezi mu 1997. nagira ngo menye igitekerezo cyo kubana cyaturutse he, mumaze igihe kingana iki mushakanye, mufite abana bangahe? Mere kuri Fanuel. Murakoze cyane. Twashakanye mu mwaka wa 2009, ubwo birumvikana ko tumaze imyaka 15 twubatse urugo, turabishimira Imana. Nyuma nashakanye na Mahoro Priska nkuko mwabivuze, dufite abana 3, 2 b'abakobwa ndetse n'umuhungu. Igitekerezo rero cyo gushakana ntabwo gitandukanye n'icy'urundi rubyiruko muri rusange rubana hama bakavanamo umushinga wo kubana, ariko hari ibintu byinshi biba byarabahuje. Kimwe cyo nuko twari twarahuriye ku ishuri aho ngaho, yega mu mwaka wa 5 ngihinga mu mwaka wa 6. Hanyuma yaho nyuma yuko turangije, ariko twarangije nta mugambi nta n'ubucuti buri hagati yacu, ariko twahuriraga mu bikorwa bitandukanye bijyanye no kwibuka ndetse no kuzirikana ubutwari, yaba ari ubutwari ku rwego rw'igihugu ndetse n'ubutwari bw'abanyeshuri b'Inyange. Izo gahunda rero zose zitandukanye zatuye turushaho kumenyana byisumbuye, birangira dukundanye, twubatse n'urugo. Priska, mu by'ukuri gushakana nuko haba habayeho urukundo hagati ya couple, umukobwa n'umuhungu. Hanyuma rero ibyatubayeho Inyange bifite uruhare runini cyane. Ngo iyo umuntu agiye gushaka uwo bazabana, reba ufite imico myiza. Hanyuma rero kuba twaragaragaweho n'ibikorwa by'ubutwari, turi mu ntwari z'igihugu, nuko guhura nabyo nakwemeza nka 90% yuko nabyo byadusunikiye kurushaho gukundana, kuko n'ubundi umuntu muzima, umuntu w'ingirakamaro, w'inyangamugayo nari namuboneye naho. Nakoze. Priska, wowe dukomezanye, wari mu mwaka wa 5, ubuhamya bwawe icyo gihe, icyo wibuka muri make? Icyo nibuka nuko twari turi mu ishuri, ni nyuma yo gufata ifunguro ry'umugoroba, nicaraga mu gihande cyo hagati, twicaye mu ishuri tugiye gusubiramo amasomo yacu kugira ngo twitegure. Muzi ko abarimu hari n'igihe baza bagatungurana, bagatanga ikizamini cyangwa interrogation. Numvishije urusaku rw'amasasu, ariko twabyumvise twese dutangira no kubyibazaho mu ishuri ryacu, tukibaza ngo ayo masasu ari kuvugirayo. Kubera rero yuko nkuko nabivuze ngo ni nyuma imyaka 3 igihugu cyacu kibohowe, urugamba rwo kubohora igihugu cyacu tuva muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hariya muri kiriya gice kandi cya Kibuye, kiriya gice cyari kiri no mu cyitwaga zone turquoise, hari harakorewe na jenoside ikomeye cyane, ngira ngo murabyibuka. Bari bafashe kiliziya bayisenyera ku Batutsi, barayirimbura bayisenyera ku Batutsi bari bihisha hariya. Byari bikomeye hariya muri kiriya gice. Hari hamaze igihe hari amatracte twumva, kuko bamwe twigaga tubamo, ariko hari n'abana bigaga bataha ari abexterne, bakatubwira bati muzi byaraye bibaye. Hari tracte ngo yatoraguwe ivuga ngo interahamwe zizagaruka gufungura. Hafi gato ahantu hari gereza yari ifungiyemo abantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside. Hafi rwose gato ni muri metero nkeya cyane, ahantu bita mu Rubyiniro, ni centre y'Urubyiniro, iri munsi y'ikigo cy'ishuri. Twebwe twumvishije urwo rusaku twaravuze ngo usiko interahamwe zaje, kuko twe twarabyumvise, usiko interahamwe zaba ziri hahandi kuri ya mabuso, bivugana hagati yacu. Bayitaga amabuso muri icyo gihe iyo gereza. Yego, tutangira kubivugana ngo uziko zaje. Hanyuma bamwe bagashaka kuvuga ngo reka basohoke barebe, kuko ishuri aho riri ahantu ku gasozi hasa nkaho hitegeye, ku buryo ureba ushobora kuba wabona n'ikiri kubera hepfo aho ngaho kuri iyo gereza haragaragara. Bamwe rero dutangira kuvuga tuti oya, tugume mu ishuri, nta mpamvu. Mu gihe tukiri kugenda tunasubizanya gutyo twibaza ibiri kuba, nta minota rwose yashize, ni mu minota mike cyane, minota nk'itanu, bari batushyitseho tubona hinjiye interahamwe. Icyo gihe niko twazitaga, na terime y'abacengezi ngira ngo yaje muri icyo gihe. Ariko binjira twebwe badutera ubwoba cyane, ko binjiye badutuka, bafite intwaro, bari bafite imbunda tuzibona, amagrenade, bati
twe duheze mu mashyamba none murimo muranjwa ngo muriga nonaha turavuze ngo abatutsi muri kiriya gihande abahutu muri kiriya gihande bamwe iburyo abandi ibumoso nuko nguko babitubwiye narabyumvaga tubona ko bikomeye dushaka nyine ahantu twihisha intebe abana na n'ubu nizo zikoreshwa ni pipitre urabizi ubwo umuntu agashaka ukuntu ahisha nk'umutwe munsi ya pipitre ariko nyine ntiwayikwiramo ibihimba n'amaguru biri hanze duhisha umutwe ariko nyine ugakomeza ucungana nabo hanyuma bakomeza kubibaza mu ishuri ryacu twagize n'umwihariko nkurikije uko nabikurikiranye mu mwaka wa 6 twebwe bahise banagaragaza n'uruhande babogamiyemo urwarirwo kuko nagiye kumva numva baravuze ngo mu gatutsi kazi ka mbere ndakabonye yari umwana rwose yaranaryamye haruguru yanjye twariganaga yitwa Mukarutwaza Serafina numva umwe mu bacengezi binje yaramubwiye ngo egura umutwe nkurasa kandi ubwo ijambo ryahise rijyana no kurasa ubwo nahise numva nyine imbunda ivuze kuko yaramurashe sinzi ukuntu navuze nireka ndebe ko amurashe mukoraho ko yaravuze ngo yegura umutwe mukoraho ku mutwe nkumva ndakora mu bintu birenduka iki umutwe wari wahashwanyukiye ubwo nyine n'urugendo rwe yahise arutangira aho yahise kuko yahise yitaba Imana mu gusubira inyuma rero wa mucengezi wari umaze kurasa Serafina naramuteze kuko navuze ni umutwe wari uri munsi y'ameza tugenda tubacunga ubwo Serafina mu kumucunga rero niho bakubitanye atagatutsi kazi ka mbere yanamubwiye n'amagambo ngo we ntumaze iminsi uvuye hariya ku ishusho wumve ko bari bamaze iminsi banazenguruka ngo nishobora kuba n'intera hamwe zo muri icyo gice bavuka muri kiriya gice kandi koko ndabizi neza ariko icyumweru ko baduteye mu ijoro ryo kuwa 3 bucya ari kuwa 4 hari umuvandimwe we mukuru we ndetse ngira ngo ni nako wabo bari bamusuye asaba uruhushya arabaherekeza bageza kuri ya centre bita ku ishusho niho twategeraga bisi itujyana rero nyine urumva basa nkaho bari bamubonye bari hafi aho ngaho mu miryango yabo niko nekereza hanyuma rero ngarutse kuri nge asubiye inyuma ndamutega nyine kuko nyine igihimba n'amaguru byari hanze aho muteze ahita avuga ngo iki cyo kirareshya gute nari umwana muremure ntago nari mugufi ubwo nibwo yahise avuga ngo iki nacyo ni umututsikazi ariko nsubiye inyuma gato bakomeje gusaba abahutu n'abatutsi twaravuze ngo twese turi abanyarwanda noneho rero mu gusubira inyuma urumva ni naho batangiye no kubirebera banahereye kuri wa mwana babonye bazi mu ishuri ryacu noneho urumva nubwo agiye kubihuza nuko abonye ndeshya muteze hanyuma nibwo yahitaga nanjye andasa yarandashe ariko navuze ko bari bafite n'ibyuma yarabinteye mu gice cy'urutugu aho ku kuboko niho bakorashe isasu yego aha niho naho bandashe hano n'ibyuma hanyuma ahangaha naho ni isasu ariko by'amahirwe ryahagamyemo bararihandura ryo baranarinyeretse rwose baramaze kunkorera operasiyo ariko ubwo Imana nubwo muri iryo joro nanjye nsa nk'uwari nahise ninjira njya muri koma ariko nyine nkomeza kuba akuka kagihari kanatumye nyine ngo nabyo nari kubigeraho mu kutuvuza njye mbasha kuba uyu munsi ku mugani haboneka n'abo gutanga ubuhamya yego noneho rero bakimara kundasa hari undi mucengezi wari uri imbere gato ubwo ngeze kuri cya kindi cy'uko bashobora kuba bari muri icyo gice mu miryango yabo hari umwana twiganaga witwa Benimana Helena we yarahagurutse nyine bakimara kundasa baturashe turi babiri mu ishuri asaba imbabazi aravuga ati mwatubabariye mumaze kwica Serafina na Priska kuko mwatubabariye ni iki mugeraho ko turi abana mu gusaba imbabazi rero umucengezi yari yanamumenya aramubwira ati nawe kuko tubabarire tugira impuhwe dusabira imbabazi undi aramubwira ati ubwo tuziranye noneho mfasha unyorohereza akazi wumvisha uwo dukeneye turashaka abatutsi batwereke muri iri shuri umwana arangije aravuga ngo ya twese turi abanyarwanda nyine nawe ahamya cya kindi twese twavuze mu ishuri amukubita umugeri ntekereza ko nahise numvise ko ari uburyo bwo kumukanga umwana yitura hasi ariko arongera aramuhagurutsa aramuzamura aramubwira ati na n'ubu
umwana atoya twese turi abanyarwanda, nabwo nawe yahitaga amurasa kandi bari baziranye aramurasa. Mu by'ukuri rero nabyo mbibonamo ubutwari. Uwo mwana iyo ngezeho nabyo ndabisobanura kuko numva harimo kwirengaho ntiwirebeho, ukirengagiza ukavuga uti, kuko impamvu ndimo kubivuga ni uko papa we muri icyo gihe yari afungiye gukekwaho jenoside. Kugira ubwo mba ngira ngo ntange n'ubutumwa ku banyarwanda ndetse by'umwihariko urubyiruko. Umuntu ushobora gusanga ugendeye mu kigare cya famiye, ukaba wenda hari n'abantu bajya bavuga ngo bigize abarakare, wenda ndakajwe n'ibyakozwe, wenda se papa baramubeshyeye, cyangwa se ni nabyo ukabitsimbararaho, ariko ntabwo yigeze atekereza ati mbonye amahirwe yo kurokoka no kuba wenda ashobora kwihorera, wenda bamfungiye data. Muri kiriya gihe byari bikomeye, urumva n'imyaka 3 jenoside ihagaritswe, abirengaho arati twese turi abanyarwanda, arengera bagenzi be. Mu by'ukuri apfa neza, asiga inkuru nziza, n'uyu munsi turacyamwibuka ku bw'ibigwi bye, kimwe na bagenzi be. Ubwo ni nabwo bakimara kumurasa bakomeje nyine kureba n'abandi, ariko haza kuboneka umwana w'umusore yitwaga Ndemeye Valence. Mwari kumwe mu ishuri? Twari kumwe mu ishuri, ari naho ngiye kuvuga yuko wenda nabyo byanatumye ko banarasaga bavuga ngo tugire vuba, ngo ubu namwe murabizi ukuntu inkotanyi zikora vuba, ubu ngubu bagiye kutugeraho. Kandi koko icyo gikorwa nubwo gutanga ubuhamya kubera umuntu aba yumva bitoroshye, bimusaba umwanya munini, byabaye mu gihe gito cyane, kandi inkotanyi n'ubundi zari zahageze kudutabara. Nuko noneho bati tugire vuba, ariko ubwo Valence nibwo yahitaga agoboka, aravuga ati tugiye gupfira muri iri shuri, mureke dushaka ukuntu twahagurukira rimwe dusohoke duhunge. Iki gihirahiro twagumyemo ubwo twabyumvaga, ushaka gusanga no mu yandi mashuri nabo bari muri icyo gihirahiro, wenda dusohotse tugahunga hari n'abandi bahunga. Ubwo bamwe bakavuga se ko hari ababambiye mu muryango, tugende baragwirana natwe wenda tugwirane ntihabura abarokoka. Ubwo nyine nibwo abana b'inkwakuzi ndabyibuka, harimo umuhungu witwa Mvuke Baptiste, uyu munsi ni umupadiri, baragenda nyine basunika begeranya abantu kugira ngo basohoke, kandi koko wa mugani barwana nabo ngo basohoke n'abari mu muryango, babacengeze nyine ku mugani baragwirirana, ariko abandi barahunga. Ariko babandi bari hejuru y'umukingo nakubwiye bafite na grenade banazifunguye, urumva bari biteguye, bashaka kuba bari banazifunguye muri kwa gusohoka. Abakomeretse benshi mu ishuri ryacu, ndetse n'uwo Valence kuko yarari inyuma y'abandi nyine basohora abana, we yaguye imbere y'ishuri. Ubwo ni ukuvuga ngo basohotse babacengezi, umwe muri bo bari bafite grenade yahise ayirekura muri icyo kivunge cy'abana basohotse. Marerezoma ihera kuri Valence ko yari inyuma y'abandi, ahita agwaho imbere y'ishuri, abandi barakomereka. Dufite n'umwana w'umukobwa ubu ni umudamu witwa Theodete, nawe iri mu bo yafashe igifite ubushyuhe n'ubukana bwinshi, yacitse akaguru. Ariko n'abandi bakomeretse bitandukanye, bakomerekejwe n'iyo grenade abenshi mu ishuri ryacu, ariko mu by'ukuri baba intwari barasohoka. Rero ubwo nyine badushakira ubuvuzi, tujya i Kabgayi, bamwe badukorera ama operation, naho rya sasu barinkuriyemo. Fanwe, wowe kariya kanya gatoya ku masasu abacengezi barabateye, wari mu wa 6, byinshi Angelique yabitubwiye, wowe dufate kariya kanya gatoya, wari wicaye he? Watekereje iki cya mbere? Amagambo wumvise bababwiraga wayitwaye mute? Wumvise muri wowe wari umeze ute mbese? Murakoze cyane. Muri rya joro ry'uwa 18 shyira 19, niga mu mwaka wa 6, abacengezi binjiye mu ishuri bakadusaba kwitandukanya, abahutu abatutsi ku ruhande rwabo. Ndebye n'uburyo bari bambaye n'intwaro bari bitwaje, imbunda ndetse n'inkota, banadusaba. Ikintu cya mbere cyaje mu mutwe wanjye ishusho, amashusho muri jenoside muri 1994 no yaje mu mutwe wanjye no mu maso yanjye, mbona ko tugarutse hahandi twavuye muri ya myaka 3.
icyo nicyo kintu cya mbere cyaje mu urupfu ruri imbere yacu. Hanyuma icya kabiri, muri uku kubitekereza ariko mu buryo bwihuta, numva ngize ubutwari muri jyewe ko ndakwiye kwitandukanya na bagenzi banjye, ariko kandi ko ndakwiye no gutanga bagenzi banjye ngo nubahirize icyo abacengezi bari badusabye. Ibyo nanjye nabitewe cya mbere n'amateka y'umuryango wanjye mu gihe cya jenoside, uko nabonye twabanye, uko jenoside yadutwaye abantu batari bakeya, yaba ari abaturanyi, yaba ari inshuti, yaba nabo twasenganaga, ndetse na bamwe bo mu muryango wacu wa bugufi. Ariko nkareba uburyo umubyeyi wanjye yakomeje kuduhuriza hamwe twese, akadusaba gukomeza gusengera hamwe ndetse no kurindana. Ibyo byarankomeje, ariko nongera no gutekereza cyane ko ndi umukristo, kuko ndi umwe mu bantu bigishaga kubana amahoro, ndi umwe mu bantu bigishaga gukundana. Rero naravuze nti se nimpaguruka nkavuga igice runaka mbarizwamo, amateka y'u Rwanda yanshyizemo, cyangwa se nkavuga nti uriya ni umuhutu cyangwa ni umututsi, ntabwo mba ndangiza inshingano y'inyigisho nigishije, ndaba ntatiye igihango nakuye mu muryango. Ibyo nabyo ubwabyo byaransunitse, ariko ntanirengagije abayobozi badusuraga cyane, barimo n'abayobozi b'ingabo hariya twari turi, bakundaga kudutoza urukundo, tugakina nabo umupira. Hari abasirikare bavaga mu birambo, tugakina na basket, natwe tukajyayo. Ibyo bintu byose byari byarubatse umwe hagati yacu, ku buryo numvise ari ugutatira igihango mu gihe naba nshubije ukwifuza ko abacengezi bifuzaga kudutandukanya. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kugumana n'abandi tukaba abanyarwanda. Muri icyo gitero wowe nta cyo cyagukomerekejeho? Muri kiriya gitero kimwe n'abagenzi banjye twakomeretse mu buryo butandukanye, kuko jyewe natewe grenade mu bitugu, irankomeretsa, ikomeretsa n'abandi bagenzi banjye. Ariko hanyuma yaho n'ubundi naje no kuraswa amasasu ageze kuri 4 mu rutugu rw'ibumoso, nanjye amwe arasohoka ariko andi birasigara mu mubiri. Ndashimira Imana, nshimira n'ubuyobozi bw'igihugu, kuko tugeze mu bitari Kabgayi batwiseho, ya masasu bayabasha kuyahanduramo, ndetse n'amayekara ya grenade menshi yari mu mugongo no barayahandura. Nyuma y'igihe kigera hafi ku mwaka wa 1997 mbasha gusubira mu ishuri, ndiga ndakomeza. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Inyange uko hateye hakurya y'ishuri hari gereza, icyo gihe yari ifungiyemo benshi mu bakoze jenoside. Hari kiliziya yari maze gusenywa muri jenoside, kandi hari hashize mu by'ukuri igihe gito cyane jenoside irangiye. Ibikomere byari bikiri byose, bisa nk'ikintu kigoranye ku bantu benshi kumva uburyo mwafashe umwanzuro wo kwanga kwitandukanya. Mbese urukundo twari dufitanye ntago rwashaka kwa rwatuma twitandukanye. Ni urukundo nyine nabonaga abanyeshuri, kandi noneho rwari ku kigo cyose. Nta kindi kigendanye no ku n'imibanire y'abanyarwanda mwari mwarize mu mashuri. Kandi dore ibyabiri hano hakurya urabona ko byari bitwegereye. Kiliziya yari imboniwe hano hakurya, hari amateka mabi atwegereye, gereza yari itwegereye rimwe interamwe. Ibintu nk'ibyo byose byari bitwugarije. Ariko reka da, bana baraza barakundana bagira ubumwe. Ni nabwo kiriya kimenyetso ureba bakoze cy'ubumwe cy'amaboko afatanye gutya ibiganza bitarekurana. Ubwo rero rwose twari dukundanye, twifitiye abayobozi beza, twifitiye abarimu beza, kandi noneho buriya no muri sosiyete nyarwanda iyo wakure mu muryango mwiza bakakurira neza biragufasha, bizamuka neza. None n'amashuri nayo akagenda yongeramo ibindi bitari biriya byo ko bajyaga bavangura abana mu mashuri. Twari twarakuze n'igihe kibi, twakuze muri cya gihe bajyaga batubaza amoko, bavuga ngo abahutu ni bangahe bakatubara. Urumva twari dufite amateka mabi, ariko ibyo byose byari bagiranye, kandi karagaye gato cyane kari gashize intambara ibaye, ariko byari bagiranye rwose, twumva twikundaniye, twumva turi abanyarwanda.
ko n'abageze no hepfo nabo bibuko nguko nta bahutu n'abatutsi baranga mu mwaka wa 5 bati nta barimo hano higa abanyarwanda ntiga abahutu n'abatutsi. Babibajije wowe wahise utekereza iki bakibaza icyo kibazo ngo abahutu hano abatutsi hari? Bakibaza icyo kibazo ntago nigeze mbyitaho rwose, numvaga nta kintu bimbwiye, ko numvaga ibyo byose nta na kimwe cyandengera kirimo. Kuba ndi umuhutu cyangwa umututsi numvaga nta na kimwe cyo kunkiza kirimo, numvaga ko ngomba gupfa gutyo gusa ntiriwe mvuga ngo ndi iki. Kandi uretse ko ngewe n'ikintu cy'amoko navutse nyanga, nge navutse nanga amoko cyane, mu ishuri bambazaga narariraga nkavuga ngo mana uzankiza ikintu cyitwa amoko. Ubwo rero ntago nigize nanakabitekerezaho cyane ko nakuze mbyanga. Ubibona ko ugiye gupfa uravuga uti ntacyo bimbwiye, ntacyo biri bunkizeho, ntago ubwoko buri bundengere. Turacicika twese duhuza igitekerezo, duhuza umugambi gutya, Imana iradufasha. Twajyaga gutangira amasomo tugasenga, twajya kuryama tugasenga, tugakundana, hakaba imiryango hano y'abasenga, abakarismatike, abarejiyo, abarokore. Ibyo nibyo byadufashaga, tukagira n'abayobozi bacu bakadushyikira, bagakunda kwiga no ibyo byose bakabijera kimwe. Ngewe mbona kugira ngo wenda n'ababyeyi turera muri iki gihe, kuko nanjye uyu munsi ndi umubyeyi, tubyiteho uburere mu muryango. Nkatwe dukuri wacu twakuze badusaba kubana neza n'abandi, duhereye mu bana nta wigeze twigisha iby'amoko. Twagiye tubibona uko abantu bagenda nyine jenoside nyine igize gutya ikatwikubitaho, ariko mu by'ukuri iyo ureze umwana neza ntekereza yuko cya kindi wamubwiye kirakomeza kikamuyobora. Hanyuma icya kabiri, kugira ngo nabyo n'abantu bari mu burezi nabo bashyireho umwete mu gufasha ababyeyi, mu kunganira ababyeyi mu kurera umunyarwanda muzima. Uburezi twari dufite muri iyo myaka 3, iyo myaka 3 nyine yari ishize dusubiye mu ishuri. Mu by'ukuri uburezi nabwo bufite uruhare runini mu kurera umunyarwanda muzima. Ndabyibuka ku ishuri twari dufite intego y'ishuri ivuga ngo faire le bien et éviter le mal. Yaba ari umuyobozi w'ishuri, twe dufite umurezi witwa Muriganda Loyizi, ubu yaranapfuye yitabye Imana. Babigarukagaho cyane, bakatwigisha gukora icyiza tukakirutisha ikibi, ariko banashingiye ku mateka twari tuvuyemo. Ndabyibuka muri iyo minsi yaravuye mu mahugurwa ku bumwe n'ubwiyunge, barabidukangurira cyane, kuko twigaga tuvuye mu miryango itandukanye, imiryango yakorewe jenoside, yayikoze. Wumvishe na wa mwana wari ufite papa we wari ufungiye gukekwaho jenoside yakorewe abatutsi, ariko yaranabihaniwe, igihano yaranakirangije. Noneho hari abantu benshi bari barabaye hanze kubera amateka, urabizi, na bamwe mu bari bavuye hanze bati mwese icyo duhuriyeho ni u Rwanda, turi abanyarwanda, kandi mwebwe muri abana mwazanywe no kwiga. Nuko hanyuma ikindi gikomeye mbona cyane adufashije ndetse no muri uwo mwanya, kuko ndi nizera Imana, twagiraga umuco wo gusengera hamwe ku ishuri. Nabyo ni byiza, isengesha abana bajye baryitaho, rirafasha, ryubaka umuntu muzima. No muri uwo mugoroba basanze nibwo twe tukinjira mu makayi, ariko twabitangije isengesho, kuko twabanzaga gusenga. Ndabyibuka muri uwo mugoroba umwana Helena bene Imana, kuko twajyaga ibihe, nta kuvuga uko kuntu twabanaga nabwo nta bice byari bihari iwacu. Nta kuvuga ngo wenda ngo uyu niwe uzi gusengesha cyane. Iriya yari ni ishuri, ubwo noneho uretse ko mbere ryayoborwaga n'umurayiki, ubwo riyoborwa n'uwihaye Imana, ariko ryari ishuri ry'abakatolike. Nta kuvuga ngo umukatolika niwe uri busenge kuko iri shuri ari ry'abakatolika. Nta kuvuga ngo wenda umuprotesta, abo twitaga abarokore, niwe uri busenge kuko niwe ubizi cyane, ni intyoza. Nta kuvuga ubu umusilamu, w'umugatolika, ube umudivu, mbese idini iryo ari ryo ryose urimo, iyo umwanya wawe wabaga ugezweho niwe wigishaga ijambo ry'Imana. Muri uwo mugoroba rero ndabyibuka uwo mwana bene Imana Helena niwe wari watwigishije ijambo ry'Imana, adusomera mu Baroma. Aha nditse ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba,
ni inkota, ni intambara, ni iki. Mu by'ukuri uwo mugoroba twabaye nko kudutegura. Inkota rero n'imbunda bije bidusanga muri uwo mwanya mwiza, ntihagira na kimwe gituma dutekereza icyo kwitandukanya, ariko n'ubumwe twari dufite ku ishuri, yaba ari aho turira, yaba ari aho turyama, yaba ari aho mbese aho twigira, twabanaga mu buryo ubona rwose bw'ikivandimwe, na cyane ko amikoro yari akiri make cyane, n'abarezi ari bake, n'abashinzwe disipurine ari bake. Wasangaga ikigo cyaradushyize muri bamwe mu bagira uruhare mu gushyirana ku murongo muri ya disipurine, yewe nk'imicungire y'iby'abana barya n'ibiki byose nta banyeshuri babicungaga, kubera ko bari bafite abakozi bakeya. Kandi yewe n'abo mu gikoni ndabyibuka, hari abana b'i Muhanga 3 bajyaga twaraniganaga mu ishuri, bari bafite imbaraga, nibo bajyaga kudukorera ubugari mu gihe twabaga twariye ubugari. Ukabona rero yuko twabaga muri ruriya rugo, muri kiriya kigo, turi abavandimwe mu by'ukuri, ku buryo ibyo ngibyo nibyo byadufashije, ntitwabasha kwitandukanya. Ariko ubwo ntekereza ko abayobozi bacu no muri izo nyigisho nziza za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda babahamagaraga umunsi ku wundi, bakabakangurira uko bakwiye kwitwara n'uko bakwiye gutwara abana, ndetse n'umurongo nyine igihugu cyahisemo kubakira ku bumwe. Ibyo byose byaradufashije, tubasha kubyitwaramo neza. Fanwe, nibyo kuko biragoye, ariko buriya no kugira ngo tunarebye n'amateka y'u Rwanda muri rusange, kugira ngo igihugu kibe kigeze ahangaha kiri, cyasabye abana bacyo, urubyiruko, ko bitanga bagahara amagara, bagafata umwanzuro wo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Bari batoya, bakiri bakeya, badafite n'ibikoresho bihagije, ariko kuko barwaniraga ukuri, babashije gutsimbura ingabo z'igihugu zariho icyo gihe, zifite ibikoresho, zifite n'amafaranga. Bivuga ngo rero natwe hari Inyange, hari hashize ko ku myaka 3 wari burugumesitiri wa komine, wari ipeji wa komine, wari padiri wa paruwase, bagize ubugwari bwo guhana abatutsi ndetse no kubicira muri kiliziya. Natwe rero buriya byasabaga ko abana bato, bakiri bato, bagira kuraje yo kuvuga ngo oya. Ni isomo rikomeye, ntaho twari twarigeze tubitozwa. Hari wenda ngo nibaza kubica bakabwira ngo mwitandukanya abahutu n'abatutsi muzavuge gutya, ntaho twari twarabibwiwe. Gusa twari twaratojwe gukundana, twaratojwe ubumwe, twaratojwe gukorera hamwe. Icyo rero koko kiragoye, ariko ni isomo rikomeye ryo guha abantu ko niba twifuza kugira icyo tugeraho cyiza, ntikwiye gutegereza yuko abantu baba benshi kugira ngo tugikore. Na bake bato badashoboye, ikinyeze no kuburwanira ukuri kandi ukaguhagararaho. Muba rero mugizwe intwari, mushyizwe ku rutonde rw'intwari z'igihugu. Baguhaye umudari, barawukwambitse cyangwa? Nta midari twambaye, ni muri rusange kudushimira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje ahangaha aradushimira. Kigali hari igihe tuba turi kumwe kuri uwo munsi mukuru, ibyo byose bitambuka abantu babibona, aho tuba dukorera biba bizwi. Kudushimira byonyine biratunyuze, kuko tubona ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabihaye agaciro, yaduhaye agaciro, ibona ko icyo kintu ari ikintu cy'ingenzi cyo gushimirwa. Kuba abana b'Inyange, reka mvuga abana kuko icyo gihe twari abana, kandi n'ubundi umwana igihe cyose ku mubyeyi ahora ari umwana. Turi abana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kuba babona bati abana bafashe umwanzuro bakavuga ati twese turi abanyarwanda, ndi umunyarwanda, igatangira kuri twebwe, ubwo nabyo twumva rwose ari ishema ryacu. Iyo utambuka wumva uri intwari y'igihugu rwose. Numva nakwirinda ikintu cyose cyatukisha iryo zina ry'intwari, cyatuma igihugu cyacu, imirimo nkoraho nkora nk'intwari, nkavuga nti uko biri kose ngomba kwitwara nk'umuntu w'intwari, ntazasebya izina, ntazatesha agaciro wakaduhaye. Nari ngiye kukubaza nyine, ukora akahe kazi mu buzima busanzwe ubu ngubu? Ngewe ndi umwarimukazi, abana bangireho umugisha, nkunda kubabwira ikiganiro cy'umuco w'ubutwari mu Rwanda. Mu gitondo mbere y'uko abanyeshuri nk'iminota 10 ndabaganiriza, nkababwira umuco w'ubutwari, ubutwari icyo ari cyo. Ikigo cyose n'abarimu bateranye nkabibabwira, nkagenda mbibigisha, mbabwira ubutwari ni iki, buryo ndangagaciro z'ubutwari, mbese mbabwira amateka y'ubutwari.
icyo kiganiro nkunda kugitanga cyane ku ishuri aho nkorera. Ese kuba witwa intwari y'igihugu ntabwo ushobora kubyiratana wenda mu bo mukorana cyangwa ukaba wabigira igikangisho? Oya, ntabwo nabigira igikangisho kuko numva kuba ndi intwari y'igihugu iryo ni ishema ryacu, ariko numva mfite agaciro nk'akabandi, nta bintu birenze nakumva nakwiratana. Ubutwari bugaragara mu bikorwa, n'undi wese wabikora yaba intwari. Mbabwira cyane ko nk'abana ndababwira nti mwaba intwari bitewe n'ibyo mwakoze, ntago ubutwari gusa ari kugaragara ko tutitandukanije, hari n'ibindi byakugira intwari. N'abandi bashaka kuba intwari mu bundi buryo, cyane ko hari ikindi cyiciro cy'ubutwari barimo kugerageza kitari cyageramo abandi bantu ashobora kubonekamo ejo nawe akaba ari intwari. Ntago rero wabyiratana. Ubona abantu muri sosiyete bakwakira gute, aho utuye, aho ugenda, aho ukorera? Muri sosiyete burya rero umuntu niwe uhesha agaciro. Ntago kuba wavuga ngo uri intwari ari byo byatuma abantu bakuba. Wakoze ibibi, reba kuba uri nk'intwari ugafata nk'umwana ku ngufu, ubwo si ubwo butwari butabusebeje? Cyangwa akakubona wasinze ugenda mu nzira utembagara? Ntago ibyo, ahubwo bakubona bate? Bakubona mu Yesu. Ugerageza n'ubundi gukora ibyiza kugira ngo aho uri hose n'aho uri bigaragare, byivugire. Mu kazi baranyubaha, bakanyubaha nk'imbuto cyangwa se nk'imirimo myiza bakureba, ariko udakoze ibyiza ntago bakubaha buriya. No mu kazi rero baba babyubashye, byaba ari ngombwa ari serivisi bansaba muri ubwo buryo bwo bakurikije iyo titire yenda nkabibakorera. Nk'ubu bushize bampaye guhagarara, numvise umuyobozi ampamagara ntungo, yarambwira ati uhagararire abandi barimo mu murenge, ugira icyo bavugira. Ubona babifata gute kuri intwari? Babifata neza, yaba ari aho nabaye nakoreye niga, ukabona nyine bati turi kumwe n'intwari. Igitekerezo utanga kiza mu by'ibanze. Fanwe, tuvuge ku ishyirahamwe ryanyu, ubwo turi kugenda tugana ku musozo. Ishyirahamwe ryanyu muhuriyemo nk'intwari z'Inyange rikora iki? Nyuma y'uko igihugu gishimye igikorwa cy'abanyeshuri b'Inyange kikagaragara nk'igikorwa cy'indashyikirwa, tukagirwa intwari mu ntwari z'igihugu, natwe twasanze dukwiye gukomeza gutanga umusanzu wacu mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge, ubudaheranwa bw'abanyarwanda, ariho kandi ndetse no kwiyubaka hagati yacu ko ni igihango gikomeye. Twashyizeho ishyirahamwe riduhuza ryitwa Komeza Ubutwari Inyange, rigamije kubumbira hamwe intwari z'Inyange ndetse n'imiryango yazo kugira ngo dukomeze gusigasira icyo gihango dufitanye n'abanyarwanda cyo kurinda no gukomeza ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa bwacu. Habaho rero ibikorwa bitandukanye dukora. Icya mbere ni hagati yacu kugira ngo dukomeze gukomezanya, twuzuzanye, dukeburanaho, waba yenda gutana no kuyoba tumufashe gukomeza kuguma mu gihango twagiranye n'abanyarwanda. Ariko kandi tunategura ibikorwa bitandukanye bigamije kwigisha umuco w'ubutwari ndetse n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Tubikora rero, tukora ibiganiro mu mashuri y'abara yisumbuye n'amashuri makuru, dushyiraho club z'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda mu mashuri abanza, tugatoza abana, kandi nanone tugakora n'ibindi bikorwa bitandukanye binyuze mu mikino, competition zitandukanye bigamije kwimakaza umuco w'amahoro mu rubyiruko cyane cyane. U Rwanda rugiye kwibuka imyaka 30 ya jenoside, mufite icyo mubitekerezaho mukurikije amateka yanyu, cyane cyane ko yabaye hashize imyaka 3 gusa jenoside ibaye? Yego, ubwo tugiye kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, bizanahurana nuko tuzaba twizihiza ku nshuro ya 30 umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Ni imyaka myiza nk'abanyarwanda yo gusubiza amaso inyuma tukareba urugendo twagenze muri imyaka 30. Hari byinshi byo kwishimira twagezeho, ariko kandi ntiduhagararira aho ngo tukavuga ngo urugendo ruracyakomeje. Nyuma y'imyaka 30 ubu dufite generation cyangwa se urubyaro rushya rw'abantu ahari batabonye cyane amateka, batabaye mu mateka akomeye ya jenoside, ariko yagiye agiraho ingaruka kuko nabo bavutse nyuma yaho. Turakangurira urubyiruko rero kudaheranwa n'inyigisho zitandukanye ziri hanze aha ngaha, ari abapfobya jenoside, ari abahakana jenoside, n'ibindi bikorwa byose bigamije gutandukanya abanyarwanda. Turabakangurira gukomeza ubumwe bwacu, twishimira ibyo twagezeho mu myaka 30, ariko itubere fondation cyangwa se umusingi wo kubakiraho indi myaka 30 ndetse n'indi myaka 100 izaza, aho tuzadufite u Rwanda rwiza.
Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Nanagiye kandi mu rwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, nganira na Bwana Rwaka Nicolas, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi ku bantu bagirwa intwari z'igihugu n'abahabwa impeta z'ishimwe. Mbanza kumubaza umubare w'intwari zibarurwa mu Rwanda kugeza ubu, zaba izitakiriho n'izaba ziriho. Uyu munsi intwari dufite ziri mu ntwari 53, ariko ubwo kubera ko imwe ari ikimenyetso, ubwo waba ari intwari 52 ziri mu byiciro bibiri, icyiciro cy'imanzi n'icyiciro cy'imena. Icyiciro cy'ingenzi nta ntwari zirajyamo. Muri abo rero abantu bakiriho intwari zikiriho ni 39. Izaho zari abanyeshuri b'Inyange bagabwaho igitero muri 1997 tariki 18 z'ukwa gatatu, bari 47 bose hamwe mu mwaka wa 5 n'uwa 6. Barabarasa 6 bapfiraho umwanya, basigara ari 41. Undi witwa Nahimana Ferdinand aza gupfa mu 2001 azize ibikomere by'amasasu, hasigara 40. Muri 2018 nanone hapfa undi wazize indwara bisanzwe witwa Naniyasi. Kugeza uyu munsi rero intwari zihari ni 39, arizo zabo bari abanyeshuri b'Inyange, hanyuma n'abandi batabarutse bakaba ari 14, harimo n'ikimenyetso, ariko abantu nyabantu ni 13. Ntabwo bisanzwe ko abantu baba intwari bakiriho? Ntabwo bisanzwe, ariko mu itegeko ridushyiraho rirabyemera, ryemera yuko abantu bashobora kuba intwari bakiriho, haba mu cyiciro cy'imena bariya intwari z'Inyange zikiriho, haba no mu cyiciro cy'ingenzi. Ibyo rero ngira ngo ubuyobozi bwaje gusanga ko ari byiza ko abantu bataba intwari batakiriho gusa, ariko hano mu mategeko yacu n'urwego rudushyiraho bitwemera ko umuntu yaba intwari akiriho cyangwa atakiriho. Ubwo ndakujyana ku kibazo cyo kumenya ibyo byiciro byombi mu bitandukanya mute, bisobanuye iki? Icyiciro cya mbere cy'imanzi nicyo cyiciro cy'ikirenga kiri ku rwego rwa mbere, kijyamo intwari zakoze ibikorwa by'akataraboneka, bagaragaje ibikorwa by'ubwitange buhebuje ku buryo bashobora guhara ubuzima cyangwa bakahasiga ubuzima cyangwa n'abahasize ubuzima. Uyu munsi rero mu manzi dufitemo intwari ebyiri gusa. Dufitemo umusirikare utazwi izina cyangwa ingabo itazwi izina, aricyo kimenyetso gihagarariye ingabo zindi zaguye ku rugamba kuva u Rwanda rwabaho kugeza uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Aho ni ikimenyetso kibamo gusa, ntabwo ari umuntu, ariko kubera yuko kuva u Rwanda rwabaho twemera yuko rwatangiranye n'intwari kandi rwaguwe n'intwari, runarengerwa n'intwari ndetse mu bihe bitandukanye natwe tutazi. Abo bose rero bitangiye igihugu bakakizira cyangwa bakahara ubuzima bwabo, tubibukira cyangwa tubazirikana mu kimenyetso cy'ingabo itazwi izina. Hanyuma intwari ya kabiri mu cyiciro cy'imanzi ni Ret Fred Gisa Rwigema, muramuzi ko ariwe watangije urugamba rwo kubohora igihugu, ariko n'ibikorwa by'ubutwari murabizi, ni intwari yo mu karere, haba no mu bihugu duturanye aho yaraniye ubwigenge mu bihugu bimwe na bimwe. Uyu munsi unafatwa nk'intwari y'akarere, cyane cyane kubo yarwaniye kwibohora ku bihugu byabo. Uyu munsi rero abo nicyo cyiciro cya mbere cy'ikirenga kijyamo intwari z'ikirenga z'icyiciro cy'imanzi. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'imena. Uyu munsi intwari dufite zose ziri mu cyiciro cy'imena, duhereye ku mwami Mutara Rudahigwa wa gatatu, tukajya kuri Rwagasana Michel, tukajya kuri Ngimana Agata, tukajya kuri Niyitegeka Felicita, hanyuma tukagera kuri abanyeshuri b'Inyange nari maze gukomozaho uko bari 47. 47 n'abari mu mwaka wa 5 n'uwa 6. Tujye twibutsa abantu ko abo banyeshuri ari abari bari mu ishuri barimo kwiga nimugoroba, basura amasomo ya nimugoroba, bari mu ishuri ry'uwa 5 n'uwa 6. Abigaga mu wa 5 n'uwa 6 batari muri iryo shuri iryo joro ntabwo babazwe nk'intwari kuko igitero cyagabwe badahari. Abari batashye ntabwo babazwe nk'intwari. Abari baryamye muri dorotwari ntabwo bari mu ntwari. Ababaye intwari ni babandi bari mu ishuri aho abacengeje baza bavuga ati nimwitandukanye bishingiye ku byiswa moko, batabahutu nimujyana abatutsi nimujya hano, bakanga.
bati twese turi abanyarwanda. Abo nibo bagizwe intwari 47, uyu munsi akaba ari 39. Abandi nk'uko nabivuze hari abazize ibitero 6, undi wapfuye muri 2001, undi yapfuye muri 2018 azize indwara, abandi barahari bari mu mirimo itandukanye. Turebye intwari ziriho, hari abahoze nyine abo banyeshuri bo mu ishuri ry'Inyange, umuntu w'intwari ukiriho hari igihe bishoboka ko yahindurwa n'iby'isi. Ibyo birashoboka, nta mpungenge zaba ziriho ko wenda umuntu yaba intwari mu gihe runaka, nyuma y'igihe akatwarwa n'iby'isi cyangwa se akaba yahinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego birashoboka, ariko twashyizeho ingamba zituma dubafasha kugira ngo bakomeze gusigasira uyu murage w'ubutwari ndetse n'izindangagaciro z'ubutwari. Icyambere bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ryitwa Association Komeza Ubutwari. Na association ibabumbiyemo hamwe ubwabo bose nk'uko bari abanyeshuri b'Inyange. Ikindi cya kabiri nuko tubakurikirana umunsi ku munsi muri association, bafite amategeko abagenga, bafite amategeko ngengamyitwarire, ariko bose turanabakurikirana, turabasura, nta numwe tutazi aho atuye. Turabasura tukareba imbere aho bariho, tukabafasha. Hari ibyo tubafasha bimwe cyane cyane nk'ibijyanye n'ubuvuzi. Harimo abantu bafite ibikomere basigiwe, za fragment basigiwe icyo gihe cy'igitero, turabavuza ku kiguzi cya leta. Hari ukubafasha mu buzima busanzwe, mu mibereho isanzwe, ariko ikiruta byose tubakora n'ubuvugizi ku buryo haramutse hari ikintu bakeneyeho gufashwa kimwe n'abandi banyarwanda, ariko banafite n'umwihariko bakaba bakorerwa ubuvugizi dufatanyije n'inzego z'ibanze. Hari n'igihe tubatera inkunga y'ubufasha bijyanye n'amafaranga tukayashyira muri Association Komeza Ubutwari. Hari igihe twateguraga amarushanwa y'ubutwari, ibikombe by'ubutwari ya mwara byumva kuva muri 17. Iyi mafaranga yaturukaga ku mikino avuye ku bibuga, twakuraga bamwe tukayaha bamugariye ku rugamba, ayandi tukayaha Association Komeza Ubutwari, ayandi tukayaha n'abantu b'abarinzi b'igihango bakoze ibikorwa by'ubutwari ariko bakennye. Birumvikana rero duhorana nabo, tuganira nabo, dukora inama nabo buri gihe, tugira igihe cyo guhura, tugira cyo kubahugura, tugira igihe cyo kuba hafi. Nanone tugira n'igihe cyo guhura nabo, haba ari ubutwari cyo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, bose baraza n'imiryango yabo. Nyuma yaho na Nyange duhura nabo, ni ukuvuga ngo turabakurikirana umunsi ku munsi, tuba tuzi imbereho yabo, tuzi icyo bakeneye n'icyo babona badafite, tukabikorera ubuvugizi. Ntawe urateshuka ku butwari kugeza uyu munsi, ntawe urateshuka ku butwari. Ariko ibyo wavugaga biramutse bibayeho koko, usibye nabo n'abandi ba mu bindi byiciro, birashoboka. Itegeko riteganya ko intwari ikiriho iramutse iteshutswe ku gikorwa cy'ubutwari nk'icyo, ikaba wenda yatana cyangwa ikaba yakora ibikorwa bitari by'ubutwari, harongera hagakorwa ubushakashatsi nk'ubwakozwe mbere kureba koko ibyo bavuga ko ari byo. Ntabwo ari ukubyumva ngo duhite tumukuraho. Icyo gihe rero ubushakashatsi bumaze gukorwa, ndetse ubushakashatsi bucukumbuye cyane, kureba yuko koko ibyo ko ari byo, birashoboka. Biramutse bibaye, uwo muntu yakurwa mu cyiciro cy'intwari n'urwego rwamushyizemo. Turongera tugakora ubushakashatsi ariko bucukumbuye cyane, kugira ngo turebe ko nta marangamutima arimo, wenda nta kubeshya, nta kintu ari ikintu gikomeye gishobora gutuma atakurwa mu ntwari z'igihugu. Icyo gihe rero tumaze kubibona ko ari byo koko, nk'uko nabikubwiye, turongera tugakora ubushakashatsi twitonze mu bushishozi, bigafata igihe, tugacukumbura tukareba ko ari byo. Dusanze ari byo koko, ashobora gukurwa mu cyiciro cy'intwari, ariko si twe tumukuramo. Nk'uko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwamugize intwari, dutanga raporo kuri ubwo buyobozi bukuru bw'igihugu, nibwo bwongera bukamukura mu ntwari z'igihugu iyo aramutse koko bigaragara ko yatannye, atakiri intwari y'igihugu. Ariko igikorwa yakoze cyo ntabwo kivaho, igikorwa gikomeza kuba igikorwa cy'ubutwari, ariko umuntu nk'umuntu we akurwa mu ntwari. Kimwe n'impeta z'ishimwe dutanga nazo, biramutse bigenze gutyo, nabwo iyo mpeta yayamburwa. Aho ngaho tugumye kuri izo mpeta, ubundi mubaha iki? Hari ikintu bahabwa, cyangwa se abatakiriho wenda imiryango yabo yo hari ubufasha mubaha? Murakoze cyane. Mu rwego rw'intwari z'igihugu rero ntabwo dutanga ibintu bijyanye n'amafaranga cyangwa n'ibikoresho, kubera ko dushingira ku muco wacu. Umuco w'u Rwanda cyangwa umuco w'u Rwanda, nta na rimwe intwari yajyaga ihembwa ibintu, nta nubwo abantu bakoreraga ubutwari bagira ngo bazahembwe ibintu cyangwa ibintu by'imiryango yabo.
ahubwo mu muco intwari yarabiharaniraga ikabikorera kandi ikabikora ibizi neza yuko nta gihembo itegereje. Uyu munsi wa none rero ntabwo dufata ibintu duha abantu ngo cyangwa imiryango y'intwari ngo tuyihe ibintu runaka. Usibye uwo mudari, imidari turayitangayo, imidari ikoze no muri zahabu, ariko ni ikimenyetso cy'ishimwe ry'igihugu giha umuntu wakoze ibikorwa by'ubutwari kubera ibikorwa byiza by'akataraboneka yagaragarije abanyarwanda. Ariko dufite politike y'itangwa ry'impeta z'ishimwe yemejwe mu 2017 yo igena ko izindi nzego bashobora gushima umuntu bakaba bamuha ibintu n'amafaranga n'ibikoresho, ariko twebwe nk'urwego rw'igihugu ntabwo tugira ibintu tugena. Ariko aramutse afite ikintu akeneye cyangwa ari mu muryango w'intwari, dukora ubuvugizi ku buryo atagira icyo yifuza kandi ari intwari y'igihugu. Abantu bashobora kwishyira hamwe bakavuga bati reka dushimire bahoze ari abanyeshuri cyangwa se dushimire intwari runaka yashyizwe mu cyiciro cy'intwari na leta. Abantu ku giti cyabo bashobora kubikora, biremewe, bashobora kugikora rwose, bashobora no gutanga ibi n'amafaranga, bashobora no gutanga ibikoresho bindi bijyanye n'iki, ariko babyikoze ku giti cyabo bagashimira umuntu. Si n'intwari gusa, n'umuntu babakeka ko yakoze ibikorwa by'ubutwari cyangwa n'umuntu wabafashije mu bihe bitandukanye, cyane cyane ko dufite ibihe bibi twanyuzemo, ibihe bya jenoside na nyuma yaho na mbere yaho, akavuga ati n'umuntu yaradufashije rwose, ni intwari yacu, baramushimira. Ibyo bafite uburenganzira bwo kubikora, iyi politiki y'itangwa n'impeta z'ishimwe irabyemera. Ariko nk'igihugu umuntu ashobora kubaho mu buzima bikagaragara yuko ariho wenda mu buzima bubaye cyangwa bubi, icyo gihe igihugu gishobora guhaguruka. Icyo gihe tubikorera ubuvugizi tukabanyuza mu nzira zo kumufasha kimwe n'undi munyarwanda wese, ariko urumva afite no kuba umwihariko w'intwari. Ariko ntabwo tubigena kubera ko ari intwari, tubigena kubera yuko agomba gufashwa nk'undi munyarwanda. Uko muje kuri jenoside, bano bahoze ari abanyeshuri mu ishuri ry'Inyange banze kwitandukanya bishingiye ku bwoko. Mu gihe igihugu uyu mwaka kizihiza imyaka 30 habaye jenoside, niki nubuhe butumwa mwebwe mufite mwatanga mugendeye ku rugero aba bahoze ari abanyeshuri bagaragaje? Urugero rwa mbere nuko imyaka 30 irashize koko twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Navuga ko ari umwihariko. Icyambere ni ku myaka 30 kuko iki kigo cyagiyeho 1995. Mushobora kwibaza n'impamvu n'uburemere bw'indangagaciro z'ubutwari zatumye iki kigo gishyirwaho muri 1995 itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Twari tukiri mu ntambara mu by'ukuri, igihugu cyari kiri mu bibazo, ariko mu bintu byaje kugaragara ko byadindije igihugu n'iterambere ry'igihugu ndetse byanakuzanye jenoside yakorewe abatutsi, ni ukutagirangwa n'izi ndangagaciro z'ubutwari. Ubutumwa bwihariye rero muri uyu mwaka wa 2024 ni ukuvuga ngo mu myaka 30 twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, ni iki dukwiye kwigira ku ntwari z'u Rwanda, ni iki dukwiye gufatiraho urugero rwiza. Kandi ibyiza muri ibi biragaragara yuko iyi komisiyo igiyeho 1995 bitatinze ko muri 1997 abari abanyeshuri b'Inyange bagaragaje yuko yandangagaciro y'ubutwari yari ikenewe, batewe n'abacengezi banga kwitandukanya, ari nayo cyabagize ubutwari. Iyo ni imwe mu ngingo ikomeye igaragaza akamaro ko kwizihiza ubutwari ku nshuro ya 30. Ikindi ni uko mu kwa kane tuzaba twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30. Ese ni ibiki bimaze gukorwa? Ese turubakira kuki? Ese ni ibiki tudakwiye gukinisha? Ese ni ibiki dukwiye gusigasira? Ese ni ibiki dukwiye gutsimbaraho nk'abanyarwanda? Ni ibiki dukwiye kubakira mu myaka 30 bikaba umugozi udacika w'abanyarwanda, ukaba wamurage dukura ku bakurambere nk'uko tubivuga mu ndirimbo. Reka ngushimire cyane Rwaka Nicolas, umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi ku bantu bagirwa intwari z'igihugu n'abahabwa impeta z'ishimwe, ari nawe udusoreje ikiganiro. Mwakoze kandi namwe bandi twari kumwe n'abaduteza amatwi mwese. Ndi Yves Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza.